no kuvuga ngo ubundi application ya Germany na Poland result zizasohoka kuri 18 z'ukwa 12 ari kubura iminsi mikeya. Icyo nasaba Imana right now imba warakoze application jya ku mavi kuko 99% byakunda cyangwa se hakazamo ya kirogoya ugasanga nyine birafeirinze, ariko 99% mamugomba gutsinda kuko bira bintu nakazi. Buri bintu wa applying ari nk'akazi biroroha cyane kuba wahita kubona result nyine zihuse, kuko ibintu bizakorwa imyaka 7 uhita kumva ko ibintu biri gutangira nyine ni 99%. 99% kuko biri gutangira. None ibyo bintu ugasanga bizakorwa imyaka 7. Uri kumva rero ko biri gutangira bijyana abantu benshi, nayo mpamvu mpereza amahirwe ibintu bya Germany na Poland ko bizakunda kandi hakazagenda n'abantu benshi. So umuntu wese uzi ko yakoze application ya Germany na Poland nakomeza senge I hope ko bizakunda. Na wa muntu utarayikoze nategereze mu kwa 12 sinzi ko ishobora kugaruka, ariko mu kwa mbere izabirimo. Mu kwa 12 niza no mu kwa mbere izabirimo kuko na amezi 2 umuntu akora application ya amezi 2 yashira application nyine ikaba ipozinzeho gatoya, bakabanza nyine bakagenda muri bya bindi mwaratanze bagacekinga ibintu byose 5/5 mukahita ko mwigendera. Nabasobanuriye iri application ya Germany na Poland ukuntu ihagaze, benshi cyane n'abantu bayikoze barayisobanukiwe. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yanyu Kelvis Bro, ugireba hasi hari izindi information nyinshi cyane uba ugomba kumenya kugira application yawe mba warayikoze se cyangwa imbutegura kuyikora uzamenye ni iki gisabwa, ni iki ugomba kuba ufite. Application ya Germany na Poland mbibutsa yuko ikintu cyasabwaga yari passport yonyine. Kuba ufite passport byonyine. Nawe utarayikoze hari abantu benshi banyandikiye bambaza gutya na gutya kuko bikorwa n'aba agent. Baba agent n'ubundi nibo bahereza za requirement zose kugira mugende. Umuntu wo kwa applyingiye n'ubundi aracyagufite kuko umu agent nyine n'umu agent murabizi namwe ibintu byaba agent inshingano zose zijyanye n'iyo company ni uzikurikirana. So niba hari umuntu akwa applyingiye wa muntu ni uzakomeza kugukurikirana until ugiye kugeza igihe ugiye nyine ugeze no mu kazi. Uwo muntu ni ukurikirana ibintu byose, ya visa ya matike iza contract. Uri kumva ni umuntu ukomeye cyane kandi w'agaciro ugomba no kugufasha mu bintu byose. So ikindi nakubwira, ariko munyemerere iki kiganiro tukigeranye ku musozo, reka mbaheze n'ikaze. So it's your boy Kelvis Bro kuri YouTube channel yanyu Kelvis Bro. Gusa the name nyine izina rigaragara ngo mujya mubona Love Tellers man. Iri zina ngiye mpora mbihindura mu mashini yanjye banyereka yuko izina ari Kelvis Bro. Wenda we'll take the moment yuko nyine byahita ko bihinduka, tuzafata nk'ibyumweru bingahe muzajya mubona iryo zina, ariko search n'ubundi nihinduka iyo searchinzemo izina ryanjye uhita kubibona. So reka mbabwire rero akantu kamwe mutagomba kwibagirwa. Ba bantu batakoze ya application ya Germany na Poland kuko ni abantu benshi byababaje, birabababaza cyane kuko bagiye babyitiranya n'ibintu bya USA green card uyu mwaka yarasubitswe, ariko 2026 mu itangiro ry'umwaka 2026 ushobora kuba yasubukurwa cyangwa se hagati wenda amezi 6 ya mbere y'umwaka 2026 tuzaba twamaze kumenya ni hehe biva nihe bijya. Ariko I hope so ko application n'ubundi zakorwa kuko bira bintu ntago bivuyeho temporary permanent, ni igihe nyine gitoya bikongera bigasubira ku murongo. So wa muntu wese washakaga gukora application ya Germany na Poland ntayikore. Ikintu ngiye kumubwira aka kanya asabwa kugikurikiza. Application ya Germany na Poland iri kuyikora umeze nkaho uri gukora CV yawe kuko ni ibintu byinshi bagusaba. Iri application nta muntu ari kubasha kuyikorera, niyo mpamvu byakozwe n'aba agent
kandi ikindi niyo umaze kuyikora ushobora kuba utamenya information izaho biva niyo bigera n'aho bijya, I mean n'aho bijya, ariko iyo ari umu agent wayigukoreye ni ukuvuga ngo ibintu byose uba uri mu nshingano ze, abera izata biki byose, za requirement zose uba ukeneye kugira ugende nubikurikirana n'ubundi bukiri mu nshingano ze. Ubu kiri mu nshingano ziwe aragukurikirana n'ubundi akagukorera akazi neza, nta kintu umwishyura. Yavuye application n'ubundi nta kintu umwishyura, company ni imwihembera. Wa muntu rero wacitswe na application ya Germany na Poland, usabwa iki rero? Usabwa kuba ufite passport. Niba nta passport ufite umenye yuko bitazakunda. Wenda range y'imyaka ni 18 kuzamura, ariko nta passport ntibyemera, ntabwo byakunda. Shakaga passport kawe ukicarana, nibura kuba wicaranye passport ni byiza, waba uyikoresha waba utayikoresha, gusa iyo ufite gahunda biba byiza kuba uyifite, cyangwa se ufite izindi plan ziri mu mutwe wawe ubona yuko izo plan zishobora nyine kugirwaho cyangwa zikakorwa bitewe nyine niyo passport ikintu wayiteganyirije. Kuko ntabwo wafata passport uyicarane, iba ifite ibintu izakora, iba ifite akazi kenshi izakora kandi gakomeye. Wowe icyo wakora yishake, kuko ibi bintu bizamara imyaka 7, application ya Germany na Poland bizamara imyaka 7, ukumva ni imyaka myinshi cyane, kandi ubusanga mu mwaka hagiyemo mu mwaka bakora season 3 ubundi cyangwa 2 bitewe. Iyo ukoze application ya Germany na Poland biba biri hamwe, gusa iyo amaze kuba selected uhitamo type of work ushobora kuba wakora n'igihugu ushobora kuba wajyamo. Byose ubimenya umaze kuba selected, na ya contract barayiguha. Umuntu ushaka kujya gukora mu Budage ariho wacuzinze, uhita kutangira gukora programme yo kwiga ikidage. Ibyumweru 2 wiga ikidage ukiri, tuvuge niba uri Burundi cyangwa mu Rwanda, ugatangira kwiga ikidage ukiri mu Rwanda. Wagerayo naho ukiga ibindi byumweru 2 wiga ikidage, ukahita kujya muri training, ugakora training ibyumweru 2. Ubwo training nyine niza akazi ukora. Tuvuga urugero, ushobora kuba ukora muri warehouse parking ibintu. Iyo parking ibintu mukoresha twa tumodoka tw'utumashini duparking ibintu nyine, bagukubita training ukakamenya, cyangwa se bitewe naho ukora. Iyo training rwose urayibona. Iyo training uyikora ibyumweru 2 cyangwa 3 bitewe n'ibyo ukora. Warangiza training yawe ukajya mu kazi, ugatangira gufata umushahara wawe. Ariko ikigerayo utarantangira akazi ukiri kwiga cya kidage na za training zikirimo, ukigerayo bagukubita amafaranga y'iki yitwa argent de poche, amafaranga hano. Ko abazi ko waje uri umukrizeri nta mafaranga ufite, baraguha ayo mafaranga ntiwamenya, ntabwo bayakwishyuza byo ndabizi, ahubwo ni amafaranga agufasha nyine kuba watangira ubuzima. Imbari utuntu ukenera kugura utugure udushyira huba, ko baguhereza n'inzu narabibabwiye byose. Habaye hari umuntu wacitswe n'izo information utaruzizi cyangwa azumvishije igice, nasubira inyuma azimenye, kuko iyi application yo nta mikino irimo. Iyi application nubisaba nyine kuba wicaranye amakuru. Niba uticaranye amakuru ukaba selected, utazamamagara umbwira ngo ntuzamamagara umbwira ngo bimeze gutya na gutya, ngo nashaka nsobanure ku bintu bijyanye. Narabisobanuye ntabyo nzakubwira rwose, kuko ibi biganiro niwe mbikorera. Niba ukireba iminota 3 it's okay, ntacyo bintwaye. Wakireba n'umunota 1 it's okay. Icyangombwa nuko ngiyewe mba naguhereje ibikugira umumaro, kandi utabikurikiranye neza unabimenye fresh nkuko nabikubwiye. Icyo si ikibazo cyanjye, ni ikibazo cy'umunyeshuri. So hari abantu bari kumbaza kuri application yo kujya gukorera Spain. Hari abantu banyandikiye bo bitwa muri Rama Travel, bashaka ko mbamamariza iyi application ya Spain.
ndibuze kugira icyo nayivugaho ejo ku cyumweru cyangwa se kuwa mbere. Hari amakuru menshi mugomba kumenya muri application menshi cyane. Gusa visa n'ibindi byose babantu bibazaga ibya visa, amatike, nimucikwe rero. Stay tuned kuri Kelvis Bro. Reba aho hasi urebe ko wakoze subscribe, ejo ikiganiro kitazageraho ukakibona hashize iminsi 5 abantu baragiye baragusize. Urumva rero ko ari wowe uri mu gihombo. Akenshi iyo mbasobanurira ibintu nk'ibi ngibi mba nshyira ngo mubimenye kandi munabikurikize, kuko iyo umuntu agohereje amakuru yizewe, ayo makuru icyambere ni amakuru mw'abantu mwe. Abantu twese ibintu byose dukora dushingira ku makuru. Wowe uri gufata amakuru nk'aya ngaya ukayareba umunota umwe, kumva it's a big problem. So abatindiye reka nsore zanga mwambye ko nza nkwera ibiganiro birebire bikabagora nyine kubikurikirana byose, kuko ngoma mufite ibintu byinshi murimo. Nabibonye muri comment mwarabimbwiye cyane. Ubu ngiye kuzajya ntangirana updates, sozanye na updates. Gusa twatuntu nazaga nshyiramo tubagirira umumaro, na ya makuru yanda aba ari inyuma ya application mukeneye kumenya, muzongere mumbwire muri comment ngo nabyo turabikeneye. Dukeneye za information ziri behind ya application, kuko icyambere ni amakuru. Ntukajya ahantu nta makuru yaho ufite, ni amakosa akomeye cyane. So reka ndeke kubatindira. Mwakoze cyane kuba mwakurikiye Kelvis Bro, YouTube channel yanyu. Mukomeze muyirebe, icyoroshye munayikunde cyane, kuko inkuru yonyine y'umumaro niyicahangaha, kuko itari y'umumaro yonyine nta nigwizigera igeranga. So big shout out kuri wowe twari tubanye kugeza kuri aka kanya. Ciao ciao.